Ahagana mu nkengero z'umujyi wa Kigali kimwe n'ahandi hirya no hino mu gihugu haboneka ubutaka butaraturwa niba benshi badikanyije nabwo bagiye bwabwomeka ku bwabo nk'uko abaturage mu murenge wa Bumbogo babisobanura. Hariya mu ijambo ryaje bikabubatsemo n'ubundi bagiye bahagabanya ntabwo mbizi ukuntu bwagiye hatangwa. Tubona abasizi bibanza bubaka ntabwo tumenye uko byagenze. Pfi mu Runyinya harimo ipfingi y'umunsi y'ishamba no hakurya hangaze hose muri hariya si hari mu ishyamba. Icyo bakora kubera abantu harimo kuza abantu bimuka mu zindi ntara baza bagura wenda hari igihe kizabaho kuko hari bamaze iminsi mu kagari barimo babiburana ko hari umuntu bagurishije ahantu hashobora kuba ari aha leta. Gusa nanone abaturage bavuga ko ntawe ukwiye gufata ibitari bye ariko bagatunga agatoki inzego z'ibanze kuko zagakwiye kuba zizi imbibe z'ubutaka bwa leta bityo ntihagire uwabwitiranya kugera naho abugurisha. Ashobora no kuvuga gusobanura uburyo yaba yarahatuye ugasanga wenda yarahaguze wenda akaba yarahaguze uwahamugurishije akaba hatarahe ariko akaba yaragiye nk'umugenzi kuko n'abandi baguru ugasanga nawe baraguze kuko n'abandi baguru. Wenda twavuga ni nk'abanyamudugudu none se bajya kotema ishyamba y'umudugudu wawe bakubakamo batabizi. Ndi mu bantu baturanye na leta ariko hambere ahigeze kuza komisiyo ibarura ubwo butaka bw'abantu baturanye na leta. Ubwo rero aho bagiye basanga wenda bararengereye niho bazagaruza niba hari ahagurishijwe urumva ko hagarukira leta. Kuva muri uku kwezi kwa 9 kugeza mu kwa 6 k'umwaka utaha ikigo gishinzwe imicungire y'imikoreshereze y'ubutaka kiri mu gikorwa cyo kwegeranya amwe mu makuru ataratanzwe mu gihe cy'ibarura ry'ubutaka cyo muri 2009. Umuyobozi mukuru w'iki kigo Mukamana Esperance avuga ko mu makuru ataratanzwe harimo n'ay'ubutaka bwite bwa leta akaba ari umutungo ugomba kugaruzwa. Ari naho ugenda usanga abaturage barabwibarujeho ugasanga rero ni ikibazo kuba hari ubutaka bwa leta hirya no hino budafitiwe amakuru tudafitiye ibyangombwa bya burundu cyangwa se n'abantu bagiye bigabiza mu buryo butandukanye. Iki gikorwa rero kikaba cyari kugira ngo tubisubiremo noneho turebe neza hirya no hino mu gihugu ubutaka bwa leta bwose buhari butanditswe tubwandike noneho bugire ibyangombwa byabo. Abasanzwe batuye ku butaka bwa leta babufitiye ibyangombwa ngo ntibazabwamburwa mu gihe ku rundi ruhande hari abasanzwe batunze ubutaka bakongeraho n'ubwa leta. Nanone ariko aho bigaragara ko nta handi babona ho kuba ku bufatanye n'izindi nzego bazashakirwa aho kuba ntawe uhutajwe. Icyo kintu cyerekeranye n'uburenganzira ku mutungo ni ikintu umuntu aba agomba kwitondera. Nubwo leta tugomba kugaruza imitungo yayo ariko n'abaturage ntabwo tugomba kubahutaza. Ubwo rero ikintu tuzakora no kugira ngo tuzagire amakuru ahagije ariyo mpamvu inzego zikorana ari nyinshi. Igikorwa tuzagikora ariko ntabwo hazaba harimo guhutaza, tuzagikora ku bwumvikane bw'ikigo n'inzego z'ibanze n'abaturage batunze ubwo butaka. Kugeza ubu mu Rwanda habaruwe ibibanza bisaga miliyoni 11, ibisaga miliyoni 9 bifitiye amakuru, muri byo miliyoni 7 ba nyirabyo babitungiye ibyangombwa. Ibi bivuze ko hari ibibanza bisaga miliyoni 2 ba nyirabyo badafitiye ibyangombwa. Kuri ubu ibibanza 1331 nibyo bibaruwe kuri leta, bivuze ko iribarura rishobora kuzasiga ubutaka bwa leta bwiyongereye. Ikigo gishinzwe imitunganyirize n'imikoreshereze y'ubutaka kiravuga ko henshi hatwawe ubutaka cyangwa bwigabijwe n'abaturage ari ahegereye ibishanga ndetse amashyamba, bivuze yuko ariho leta ikunze kubifite ubutaka. Ikaba rero isaba yuko abaturage bagiye bigabiza bimwe mu bice cyangwa ubutaka bumwe na bumwe bakwiye gutanga amakuru kugira ngo busubizwe leta. Jean Claude Mutuyezu, Televiziyo Rwanda, i Kigali.